Haleluya, haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo Uwiteka ni igihome cyanjye, ngo kinkingira ku manywa na nijoro. Imana yacu ni ishimwe. Niwiyegurira Uwiteka ukamufata nk'igihome cyawe, cya kindi kigukingira amanywa na nijoro, ntabwo uzatinya izuba niriza, impeshyi, ndetse no mu gihe cya kindi kigoye na cya gihe ubona ko bidashobotse. Uzi neza ko Uwiteka ari igihome cyawe, kigukingira amanywa na nijoro, mu zuba, mu mvura, mbese igihe cyose uzajya uhora wishingikirije ku Mwami. Ndagira ngo nkubwire ngo mbere y'uko uyu mwaka urangira, ishingikirize ko Uwiteka, umwikomezeho, umwegurire ibyawe byose, umubwire ngo uri igihome cyanjye kinkingira ku manywa na nijoro, kugira ngo mu buzima bwawe Imana iganze kuri wowe kuruta ko ibindi byose byaganza. Niwiyegurira Imana ukabana nayo, ukagendana nayo, ntabwo izigera igukoza isoni, ntizigera igutererana. Imana ikumera umugisha. Ndagusuhuje cyane wa mubyeyi ukurikira Abaho TV, wa mupapa we, wa musore, wa mukobwa we, n'abana batoya n'abacecuru, mwese ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Shimira abantu mwakanze subscribe, mwe mukora share na comment. Imana ijye ibaha umugisha. Suhuza abantu bari mu mpande enye z'isi zitandukanye. Shalom shalom. Uwiteka bishimire kandi irari ry'imitima yanyu ibiryo gwazwa n'Uwiteka, kuko niwe ushoboye byose. Bya bindi tudashoboye, bimwe tubona nk'imisozi irumbaraye, bya bindi tubona bitahinduka, imbere y'Imana bijya bihinduka. Imbere y'Uwiteka birashoboka. Imana ibampera umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, urahambaye. Uri inshuti nziza, uri isambu itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbu, ubwugamo bw'umugaru. Himbazwa wamamare, kubera kuri Imana iturinda aho tureba n'aho tutareba. Waturinze ibiteye ubwoba bya Satani, waturinze 2023, turinda 2024, tugeze mu kwezi kwa 12 cy'iturinze. Warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abasore n'abakobwa, urinda abana batoya, urinda abacecuru n'abasaza. Warinze igihugu, urinda isi yose muri rusange. Ni wamamara, ukwiye gushimwa no guhimbazwa. Nawe undi wo gushimwa atari wowe, nawe undi wo kwamamazwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhaye ikaze n'akaruru kuri Baho TV, ngo ngwino utegeke mu izina rya Yesu. Twirukanye ibitavuga Imana byose, nteshira agaciro imbaraga z'abarozi, nteshira agaciro imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngwino utegeke data twese uri mu ijuru. Njye ugiye kuvuga ntaba ari njye. Reka nkubere igikoresho uze wikorere, maze nkubere mikoro uze wirangurure. Uwiteka urangurure mu isi yose, abankurikira ndetse n'abanyuma bumve ijambo uvuze, bumve Mwami Imana gukora kwawe, bumve imbaraga, bakire guhindurirwa ubuzima nawe, bakire guhindurirwa n'amateka nawe. Ngaho nyemerera utanga imbabazi ku babyeyi, utanga imbabazi ku bagabo n'abasore n'abakobwa. Mana, amaraso yoza ibyaha zatweze mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Uwiteka dusenge dutunganye, dukiranuka, tugendere mu nzira zitunganye, twirinde ibibi n'ibisa nabyo, maze uyu mwaka tuwusoze turi bazima dushima izina ryawe. Twinjiye 2025 dufite imitima iciye bugufi, dufite imitima izinutse kw'ibyaha ndetse n'ibicumuro, maze Uwiteka we utindane natwe, ugendane natwe ku manywa na nijoro. Uri Imana ihambaye rero, ngwaye ikaze na karibu. Reka buri umwe wese uzutegeke, uburwayi utegeke bukire. Aka kanya tugiye gufata tuvuga ijambo ryawe, aba ari wowe uza wivugira ukiza indwara mu ijambo, wirukane inyatsi mu ijambo, wirukane ibitero by'umwe Satani, wirukane karande mu ijambo, mu izina rya Yesu. Ukureho gupfusha ndetse Mwami Imana, ukureho ubugumba, maze urengere imfubyi n'abapfakazi mu ijambo ryawe, bimenyekane kuri ndiho kandi uzahora ibihe byose. Uri Uwiteka niryo zina ryawe, urahambaye. Nawakubanjije nani uzaguhera ukuri ndiho kandi uzahora ibihe byose. Tukwiringiye ntidukorwa n'isoni, kandi tugushikamijeho umutima Mwami, ntabwo dutinya nitumwara. Dufite ibyiringiro y'uko uri mu ruhande rwacu, tutamwara tudatinya. Ngaho ngwino ubane natwe twese Mwami. Urakoze kuri Imana ije kandi ikoze ibitangaza. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo jya usenga Imana. Jya usenga Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wiyegurire Imana ndetse n'umutima wawe wose. Mbese ibyawe byose biyoborwe nayo. Uko buri munsi kwa kundi ubyuka uzi ko ugomba kujya gushakisha ukabaho, uko nguko rero ubayeho. Aba ari kuzajya ubyuka uvuga ngo Mana, ngwino ugendane nanjye, ngwino utindane nanjye, ivange muri ibindi gukora. Aka kazi ntafite imbaraga zawe ntacyo nakora. Ubwira Imana ngo Mana, ibyo nkora byose ndabikuragije. Imana izakuyobora kandi izakurwanirira, kandi ntabwo izigera ikureka. Ngo ntabwo yaturetse, nta nubwo yatwibagiwe, ahubwo ni isaha itarajya. Guma mu masezerano y'Imana, ntugire ubwoba kandi ntucike intege, ntukuke umutima, ahubwo wiringire Uwiteka, kuko kwiringira Uwiteka biruta ibitambo. Imana iduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 18,
duhere kuri 2. Ijambo rirambwira ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Haleluya. Ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Kunda Imana kubera ko niyo mbaraga zawe. Kunda Uwiteka kubera ko niwe mutabazi wawe. Kunda ijambo ry'Imana kubera ko rijya risubiza ibyiringiro wa wundi wabuze ibyiringiro. Imana nishimwe. 3 aravuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye. Haleluya. Ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ngo ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Haleluya. Ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ngo ni igihome cyanjye, ngo ni haleluya. Uwiteka ndakwifuriza kugira Uwiteka nk'igihome cyawe mu buzima bwawe, mbese akakubera byose, akakubera ubuhungiro. Ngo ni umukiza wanjye, niwe mukiza wacu. Iyaba atari Uwiteka, ubwo abanzi bacu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri, ndetse na wa mujinya wa Satani uba waraducoshomeyeho twese turi bazima, tukarimbuka mbese tukabura icyerekezo. Ariko kuko Uwiteka ari igihome cyacu, mbabarira wa mubyeyi ishingikiriza ku Uwiteka. Ukunda Imana, wa mugabo ishingikirije ku Uwiteka. Urubyiruko mwishingikiriza ku Uwiteka, kuko ni igihome cyacu kidukingira. Imana yacu nishimwe. Ngo ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye. Haleluya. Haleluya. Ngo ni Imana yanjye, ngo ni urutare rwanjye, ngo rukomeye, niwe nzahungiraho. Haleluya. Ngo ni Imana yanjye, ngo ni urutare rwanjye rukomeye, ngo niwe nzahungiraho. Mbabarira wihungira ku bakomeye, wihungira ku miryango, wihungira ku nshuti, wihungira kuri babandi bose ubona. Oya, hungira ku Uwiteka, kuko niyo Mana yacu, niyo Mana yawe, niyo Mana yanjye. Iyo ngiyo yizeye, bwa burwayi bwananiranye bujya bukira, bwa bugumba Imana igitanga kubyara, mbese zanyatse zijya zigenda, za karande bavuze ngo ntacyo uzimarira zikavaho, mbese hahandi business zanze zikongera zigakunda, hahandi wagiye mu bubata bw'ibyaha uba wumva uhora ufite inzara n'inyota byo gukora ibyaha bigahunga, kubera ko wamaze kwizera ku Uwiteka. Ariwe Mana yawe, ariwe rutare rwawe. Haleluya. Ngo niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kandi, ngo niyo ngabo inkingira. Uwiteka ajya dukingira mu maso y'ababisha. Abarozi bahagurutse bavuze ngo tugomba gupfa, ya mitego badutega, bya bindi batongera, bimwe bohereza, byose Imana ijya ibikuraho, kubera ko ngo niwe ngabo inkingira, ni ihembe ryanjye, ni agakiza kanjye. Ni Uwiteka niyo ngabo, niyo ngabo. Niwumva ngo ufite ingabi, ngo niwumva ngo ufite ingabindwa, ngo ufite ingabindwanirira, ngo ni igihome, ngo ni agakiza. Haleluya. Nta yindi ngabo, ni Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Mbabarira, ngo ni igihome cyanjye kirekire. Haleluya. Ngo ni igihome cyanjye kirekire. Ese ujya wizera ko mu buzima bwawe watunga Imana nk'igihome cyawe kirekire? Bya byago byose biza bikakwikubitaho, hahandi ubona nta nzira, ariko ufite ingabo yo mu ijuru. Iyo ngabo ni Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo gendana n'Imana, utindane nayo, kandi ntutakaze ibyiringiro. Ndagira ngo nkubwire ngo zamura kwizera kwawe. Bwira Imana ngo Mana, menye neza yuko utarobanura ku butoni. Imana yije gutanga umugisha, ntabwo igireba uburanga, ntireba amashuri, ntireba aho umuntu avuka, ntireba igihagararo, ntireba ubwiza. Oya, Imana kubera ko ari igihome cyacu kidukingira ku manywa na nijoro, ihora iturwanirira aho tureba naho tutareba. Hahandi turyamye mu bicuku dusinziriye, ngo iyo turyamye dusinziriye, ngo aturindisha ubuntu n'imbabazi agira. Imana dufite mu maboko yayo, kandi turindiye mu buntu bwayo ndetse no mu mbabazi zayo. Ese ujya niwakira imbabazi z'Imana, niwakira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo tindana n'Imana. Uyu mwaka tugiye kuwusoza, uyu munsi turi tariki 15. Mbabarira ubwira Imana ngo Mana, nciye bugufi. Nimba wumva ijambo ry'Imana ushaka kuyoborwa na Mwuka Wera, ca bugufi wemerera Imana, uyibwira ngo menye neza ko bya bindi byose, bimwe narebye, bimwe navuze, bimwe nakoze, bimwe natekereje, byose nciye bugufi. Mwami mwiza, mbabarira ugendane nanjye mu minsi 15 isigaye, ninjiye 2025 ndi muzima, ndi kugendana nawe, ndi gukorana nawe, maze wemerere Kristo akuyobore, agukure muri bya sayo by'ibyaha, akwimike mu bana be. Haleluya. Yesu Kristo ntago yamanuwe n'abeza, ahubwo yamanuwe n'ababi. Ntimukajye muca imanza ngo uriya ngo yambara mini, ngo uriya ngo arasambana, ngo uriya ngo ni umunyanzoga, ahubwo mwegere umenye impamvu abikora, umuganirize. Umukristo abereyeho kugira ngo aganirize ba bandi batakijijwe. Ntabwo tubeho guca imanza ngo tuzicira abadakijijwe, kwirirwa tubavuga ngo uriya ngo ntasenga, ngo uriya akora ibibi. Ntabwo uzi impamvu abikora. Ashobora kuba yaravukiye mu muryango utazi Imana. Kandi reka nkubwire,
ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mwene so nk'uko wikunda. Nimba rero ukunda mwene so wimuvuga, ahubwo mwegere mubwire ngo nyamara nabonye karuhura. Ese koko ntabwo wabonye Imana? Nimba uri muzima unkurikiye uri kunyumva ugifite akuka, niyo waba uri kwa muganga niwakire gukira, niyo waba uri mu bikomeye akira ubutabazi, niyo waba ubona nta nzira akira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Ariko unyemerere